Messieurs les présidents de la République, bwana Madame, perezida ba repubulika na madamu chers inshuti zanjye barokotse auditeurs jenoside. rescapés. Il y a 32 ans, hashize imyaka 32 hafi kuri uyu munsi nyirizina, ku wa gatanu kamena 1994 nageze ku kibuga cy'indege cya Orly mu Bufaransa. Twari abana 32 bakomeretse bikomeye. Ku bufatanye bw'umuryango Médecins du Monde twari twarakuwe mu Rwanda kugira ngo tujye kwitabwaho mu buvuzi twari dukeneye. Ndibuka ko icyo gihe ibintu byose byanshobeye byasaga nk'ibidafite ibisobanuro. Si uko ntari nzi amahirwe nari mbonye yo kuvurwa, ahubwo nuko nari nkiri mu isi idasanzwe jenoside iba yaranshyizemo, aho ubuzima busanzwe buba butarongera gufata umwanya wabwo. Icyo nari nzi gusa ni uko ibyo twari tumaze kunyuramo byari birenze ubwenge bwa muntu. Twari tumaze kurokoka icyaha gikomeye kurusha ibindi byose, jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo byabaye ntibyagombaga kuguma mu mutuzo no mu gucecekwa. Gutanga ubuhamya byari nk'igikorwa cya nyuma cyo kurwanya ukwibagirana no gusibanganywa twari twaragenewe. Ariko se umuntu yabivuga ate? Ndetse na nyuma y'imyaka 32 amagambo aracyari make cyane kugira ngo asobanure icyo bisobanuye guhura n'icyaha cyibasira inyokomuntu yose. Ni uburambe budashobora gusobanurwa uko bwakabaye. Ni gute umuntu yasobanura icyo gutakaza abantu miliyoni imwe bisobanuye ku muntu ku giti cye no ku gihugu cyose? Ni ayahe magambo nabona yo gusobanura akababaro ko gutakaza ibisekuru bitatu by'umuryango wanjye mu gihe kimwe n'ahantu hamwe? Iyo uhuye n'irimbuka nk'iryo, amagambo aba mato cyane. Ntashobora gusobanura neza urugomo twakorewe cyangwa uburemere bw'ibyo twatakaje. Nari mfite imyaka 16, nabaga i Kigali hamwe n'umuryango wanjye. Hari mu biruhuko bya Pasika, twari twitegura tunezerewe cyane umubatizo wa mwishywa wanjye muto Ornella wari ufite amezi 11 gusa, umukobwa wa mbere mu muryango. Uyu muhango wagombaga kuba ku cyumweru tariki ya 10 Mata. Ku wa 6 Mata nagombaga kujya kwa mushiki wanjye mukuru wari utuye i Nyamirambo kugira ngo amfashe kurera umwana, maze ababyeyi be babone umwanya wo kurangiza imyiteguro y'umubatizo. Ariko icyo gihe Marume Joseph yari yaje iwacu kuhasiba ijoro rimwe gusa. Kubera ko twamukundaga cyane, nahisemo gusubika urugendo rwanjye umunsi umwe kugira ngo tubanze tumarane umwanya. Iyo mba naragiye kwa mushiki wanjye uwo munsi, birashoboka ko ntaba ndi hano imbere yanyu uyu munsi. Iryo joro ryagenze nk'andi yose, twarariye hamwe hanyuma tujya kuryama. Ahagana saa 4 z'ijoro, umukozi wo mu rugo yaje gukangura ababyeyi banjye ababwira ko indege ya Perezida Habyarimana imaze kuraswa kandi ko interahamwe zatangiye gushyira bariyeri mu mihanda ikikije karitsiye yacu. Ku wa 7 Mata mu gitondo cya kare cyane ahagana saa 11, papa yadusabye kuva mu rugo kuko rwari rumaze kuba ahantu hateje akaga. Twajyanye na data wacu n'umuryango we, twisha mu nzu yari ikiri kubakwa hafi y'iwabo. Papa na Marume Joseph bo bagumye mu rugo kugira ngo barurinde. Birashoboka ko bibwiraga ko ibintu byari buhite bituza. Nyuma y'amasaha make gusa, papa yishwe n'abasirikare b'ingabo za leta y'u Rwanda imbere y'urugo rwacu. Marume Joseph yashoboye guhunga, natwe twahise dutangira guhunga. Mu rujijo n'ubwoba natandukanye n'abagize umuryango wanjye.
twese twari tuzi ko amahirwe yonyine yo kurokoka ari ukugera ku kigo cya minuari cyari kiri kuri Ecole Technique Officielle de Kicukiro Eto, ahari nko muri metero 500, ariko quartier yari yarigaruriwe n'interahamwe n'abasirikare ku buryo kugenda byari biteje akaga gakomeye. Nasabye umuryango umwe duturanye kuwumpisha, barabyanze. Undi muryango wemeye, ariko bukeye bwaho bansaba kuhava kuko bahoraga bafite ubwoba ko nabashyira mu kaga. Nafashe icyemezo cyo kugana kuri Eto. Ngeze ku muhanda munini ujya i Nyanza, umwe mu basirikare ba minuari wari kuri irembo ry'ishuri yampaye ikimenyetso cyo kwihuta. Byabaye ngombwa ko abo basirikare bagirana ibiganiro n'abari hanze kugira ngo banyemerere kwinjira. Maze kwinjira muri Eto, nagize icyizere ko nkiriho kandi nkize. Icyari gihangayikishije gusa ni umuryango wanjye, nyuma nabo baje kuhagera. Ariko nta makuru twari dufite kuri mushiki wanjye Yvonne wari ufite imyaka 26, umugabo we Laura wari ufite imyaka 36 n'umwana wabo muto bari batuye Nyamirambo. Nageragezaga kwihumuriza nibwira ko kubera akazi ka murumuna wanjye muri CSR ashobora kuba yaratabawe hamwe n'umuryango we, ariko siko byagenze. Mu minsi yakurikiyeho twamaze muri Eto, twabonaga abasirikare ba Loni bazana abandi bagatwara abasivile b'abanyaburayi babakuye mu ngo zabo. Kwa 11 Mata mu gitondo twabonye abo banyamahanga batangiye gutegura ibintu byabo kugira ngo bagende. N'abihaye Imana bayoboraga ishuri bari barimo kwitegura kugenda. Hari umwuka w'ubwoba n'ihagarara muri iyo myiteguro. Abantu bamwe bafite pasiporo z'amahanga bageragezaga kwinjira ku rutonde rw'abagombaga gutabarwa. Minisitiri w'ishyaka ritavuga rumwe na leta Boniface Ngulinzira wari uhari hamwe n'umuryango we nawe yasabye gutabarwa, ariko abasirikare ba Loni barabyanga, bavuga ko babashyira mu kaga. Ubwoba bwatangiye gufata abantu benshi kuko twabonaga ko abo basirikare bafite imyitwarire itari isanzwe, kandi twese twari tuzi ko interahamwe zari zikikije ishuri. Twababajije niba nabo bagiye kugenda, batubwira ko bazagumaho ibyumweru 3 kandi ko nyuma bashobora gusimburwa. Ahagana saa 7 z'amanywa, abasivile b'abanyaburayi binjiye mu modoka berekeza ku kibuga cy'indege baherekejwe n'imodoka za minuari. Twebwe twari abantu bagera ku bihumbi 7,200 bari bahungiye muri iryo shuri, abenshi ari Abatutsi. Bamaze kugenda, abasirikare ba Loni bari basigaye batangiye gushyira mu bikorwa umugambi wabo. Batubwiye kwinjira mu nyubako, bavuga ko bagiye gutanga ifunguro rya saa 6. Abantu batangiye kwinjira muri icyo gihe. Abo basirikare bo bakomezaga gupakira imodoka zabo bafite ubwoba bwinshi kandi bihuta cyane. Hahise haza jipe ya gisirikare irimo abasirikare 3 b'Abafaransa. Abo basirikare ba minuari batangira gucana imodoka zabo bitegura kugenda. Abantu bahise bagira ubwoba bwinshi, bamwe batangira gutaka, abandi bagwa mu gihirahiro gikomeye. Twihagarika imbere y'imodoka zabo, abandi bazifatiraho kugira ngo zitagenda. Aho niho hatangiye kurasa mu kirere. Muri ako kanya ntitwari tuzi niba barimo kuturasa cyangwa kurasa mu kirere. Twaryamye hasi, abandi batangira kwiruka hirya no hino. Umwe muri bo basirikare yadusabye kubarekura, akavuga ati nimutureke tugende, abasirikare b'Abafaransa bazagumana namwe. Bahise bihutisha imodoka zabo. Jipe y'Abafaransa yari ibabanziriza, bose baragiye baraduta.
baradutaye, Après un tel acte, bari bahawe amabwiriza, kandi nyamara kuba bahageze ils sont restés sans réponse. kuba bahagaze aho gusa byari bihagije kugira ngo badukingire. Pourquoi les responsables ont bénéficié Nyuma d'une y'icyo gikorwa impunité totale et ont poursuivi leur hari carrière hakiri sans avoir ibibazo rendu byinshi bitarabona ibisubizo. Nanjye ndakibaza uko urunana rw'abafashe ibyemezo rwari ruteye, compte était déjà impamvu ababigizemo uruhare batigeze babazwa ibyo bakoze, ahubwo bagakomeza imyuga yabo ntacyo babajijwe. à Kitshiro. Hashize akanya gato gusa abasirikare n'interahamwe bari bamaze kuhagera. Travail. Babanje kudukoranyiriza hafi y'ishuri rya Sonatibe, nyuma badutegeka kugenda n'amaguru kugeza ahitwa Nyanza ya Kicukiro. À cet endroit, Aho niho batangiye kudutsemba. j'ai perdu mes Muri ako kanya buri wese yatandukanye n'abo bari kumwe, nahaburiye abaturanyi banjye, nahaburiye inshuti twari tuziranye kuva mu mashuri y'incuke, nahaburiye inshuti z'ababyeyi banjye, kandi birumvikana nahaburiye umuryango wanjye bwite, mama Angeline wari ufite imyaka 46, mushiki wanjye Marie Jose wari ufite imyaka 19, ba marume, ba mubyara n'abandi benshi. Urutonde ni rurerure. n'étaient pas encore blessés. Abantu bake cyane nibo barokotse. Icyo gihe sinari nkiri nakomeretswa. Ubugorobye twari dusigaye turi bake, twagerageje kongera kwihisha mu gihuru gito cyari hafi aho, Certains ariko bukeye bwaho baratubonye, badukomerekesha imihoro, bamwe ntibagize amahirwe yo kurokoka. Bukeye bwabwo twari turyamye mu byatsi, twongeye kumva intambwe z'abantu zitwegereye. Hari umuntu wankoze ku itama, nafunguye amaso, yari umusirikare wa FPR. Babanje kunjyana mu nzu yari hafi aho. Umwe muri abo basirikare witwaga Victor, niba nibuka neza, yamaze hafi igice cy'umunsi agerageza kungaburira yihanganye cyane. Mu by'ukuri yongeye kunsubizamo ubuzima, mu gihe njye ubwanjye nari nihebye kandi ntakibona impamvu yo kubaho. Nyuma yaho hari na Kapiteni Ivo wahoraga ashakisha ibisubizo ku bibazo byinshi twari dufite, abikora mu bugwaneza bukomeye. Nyuma batujyanye muri Hotel de Mille Collines, yari yarafashwe na FPR kugira ngo icumbikemo abarokotse Jenoside. Baduhaye imyenda isukuye, batwitaho kandi batuvura hakoreshejwe uburyo bwose bari bafite. Ibyo byose babikoze bakomeje no kurwana n'abakoze Jenoside. Mu rugendo rwacu rw'umwijima n'akaga, bongeye kutwereka ko ubumuntu bushoboka. Baturokoye kurimbuka. None rero, kana Perezida wa Repubulika y'Ubufaransa, banyacyubahiro mwese, ku nshuro ya mbere mu myaka 32 ishize, munyemerere mbwire Paul Kagame n'abasirikare be ko mbashimira byimazeyo. Tubafitiye umwenda w'ubuzima bushya. Mwarakoze. Permettez-moi d'exprimer à Monsieur le Président du Rwanda, Paul Kagame, et ses hommes, ma plus profonde reconnaissance. Nous vous devons notre vie. Merci. Par la suite, nous avons été évacués au CND puis au camp de Byumba, une région qui avait été sécurisée par le front. Nyuma yaho twajyanywe kuri CNDD, hanyuma tujyanwa mu nkambi ya Byumba, ahantu hari haramaze kurindwa na FPR.
nyuma navuye mu Rwanda njyanwa mu Bufaransa n'abakozi ba Médecins du Monde kugira ngo nkomeze kuvurwa. Nakiriwe mu majyepfo y'Ubufaransa n'umuryango wanyakiriye. Uwo muryango wahindutse umuryango wanjye mushya. Niwo wamfashije kongera kubona imbaraga zo kwiyubaka no kongera kubaho ubuzima bwuzuye. Nk'uko nabivuze mbere, natangiye gutanga ubuhamya nkiri muto cyane, nkiri no gukira ibikomere. Nifuzaga ko isi imenya ukuri. Ariko kandi no mu Bufaransa nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi twahuye n'abantu benshi bahakanaga cyangwa bakagoreka amateka. Niyo mpamvu twakomeje gutanga ubuhamya kenshi kandi tudacogora dufatanyije na Ibuka France. Hari umugani w'ikinyarwanda ugira uti kuri guca mu ziko ntigushye. Uyu munsi kuba uru rwibutso rubayeho hano i Paris bituma twumva icyarimwe ubwoba bw'amateka, kunyurwa no gutuza umutima. Kubakwa kwarwo ni uburyo bwo gusana, nibura mu buryo bw'ikimenyetso, ibyo Jenoside yashakaga kurimbura. Urwibutso rugarura mu ruhame no mu mateka ahazize Jenoside. Ni igikoresho cy'uburezi. Ni ahantu hatuma abantu bibaza kandi batekereza. Ni umurage ugenewe abazadukomokaho kandi uha urubyiruko amahirwe yo gusobanukirwa, kubaza no kwiga. Kubera izo mpamvu zose, Bwana Perezida wa Repubulika y'Ubufaransa, ndabashimira byimazeyo kuba mwaragize uruhare mu gutuma uru rwibutso rwubakwa. Tuzi kandi ko inzira yo gusana ibyangiritse igomba kunyura no mu butabera. Muri urwo rwego, kuba mu Bufaransa haraburanishijwe kandi hagakatirwa bamwe mu bakoze Jenoside ni intambwe ikomeye. Ariko ndashaka gutanga icyifuzo ko imanza zizakurikiraho ku byaha bya Jenoside zakabaye ziberaho ibyo byaha byakorewe kandi zikitabirwa n'ababigizwemo ingaruka ku buryo bworoshye. Ni ingenzi ko abarokotse n'imiryango y'abishwe bashobora, niba bishaka, gukurikirana imanza z'abakurikiranyweho Jenoside. Biragoye kumva impamvu rimwe na rimwe izo manza zibera hano mu Bufaransa imbere y'ibyumba by'urukiko bisa nk'ibititabirwa cyane, bigatuma habaho kumva ko ubutabera buri gukorerwa kure y'abahuye n'ayo mahano. Ubutabera si ugutanga ibihano gusa, ni umwanya wo guhuza ukuri kw'ibyabaye, abakoze ibyaha ubwabyo n'ababigizweho ingaruka. Kandi iyo ni imwe mu nzira zifasha abantu mu rugendo rwo kwakira ibyabayeho no gukomeza ubuzima. Iyo abantu babuze ayo mahirwe, baba bambuwe igice cy'ingenzi cy'urwo rugendo. Murakoze. De la poétesse rwandaise Beata Umumbyeyi.